N'ubundi rero dukomeje kugaruka ku ijambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aherutse kuvugira imbere y'abagize ihuriro ry'amashyaka amushyigikiye ku butegetsi bwe Union Sacrée. Ijambo ryagaragayemo ubwirasi nk'uko ibihugu bitandukanye byakomeje kugenda bibigarukaho ndetse n'abasesenguzi benshi. Ijambo Perezida Tshisekedi yumvikanye yikomanga mu gatuza agaragaza ko ari we ufite ijambo rya nyuma ku biganiro cyangwa se ubwe mu gihe atabyemeye cyangwa se ngo abihe umugisha ko ibyo biganiro ntacyo byageraho, ariko kandi akaba Tshisekedi wanumvikanye noneho anenga cyangwa se asubiza inyuma inzira ndende ndetse n'uruhare rw'abanyamahanga muri ibyo biganiro, agaragaza ko atabifuza na cyane ko yabashinje ubujura ndetse no gukomeza kugira inyungu muri ibyo biganiro. Igitangazamakuru Jeune Afrique cyashishimuye inkuru igira iti murakoze ariko nanone turacyabakeneye. Aya ni amagambo ya Tshisekedi yatangiye agaragaza ko yifuza bano banyamahanga ngo bamufashe mu biganiro, anabashimira agaragaza ko abakeneye, ariko kuri ubu ngubu noneho atangiye kubamagana. Ni Tshisekedi kuri ubu ngubu rero ukomeje kwamagana umuryango mpuzamahanga kumufasha mu bibazo bitandukanye. Iyi nkuru iragira iti Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko adashaka ibiganiro bijemo abanyamahanga cyangwa se international dialogue biyoborwa cyangwa se bishyigikiwe n'abahuza baturutse mu mahanga, ariko kandi ntiyahakanye amasezerano y'amahoro yabereye Washington cyangwa se ibiganiro biri kubera i Doha, ari nabyo bahuje nyine n'uyu mutwe w'amagambo ugira uti murakoze ariko nanone oya. Ni kuwa gatandatu hari tariki ya 30 Kanama Union Sacrée, ihuriro ry'abanyepolitiki bishyize hamwe ni ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi ryateraniye mu nama nkuru agaruka ku bijyanye n'ibibazo bitandukanye. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko ibiganiro bijemo abanyamahanga cyangwa se ibiganiro bihuje abanyekongo ko bigomba kuyoborwa n'abanyekongo ubwabo gusa, ahakana rwose uburyo ubwo ari bwo bwose bw'abafasilitateri cyangwa se ubufasha bw'abanyamahanga. Ni mu ijambo rye ryuje ubwirasi n'ubwishongozi, Tshisekedi yaragize ati ngewe sinshobora rwose gukomeza gushukishwa ibitekerezo biva hanze. Ibiganiro bihoraho bizahuza abanyekongo ubwabo nibyo nshyigikiye, kandi abanyekongo ntabwo bakeneye abafasha. Twagaragaje ko twebwe turi abademokrate kandi ko dufite ubushake bwo kubaka leta igendera ku mutekano mu gihugu cyacu. Njyewe ubwanjye nka perezida ninjye ufite ijambo rya nyuma ku biganiro, icyo nifuza n'ubundi ntabwo cyagerwaho. Ibi byabaye nyuma y'iminsi 2 gusa guverinoma ye yanze kwitabira inama ya kabiri yiswe ibiganiro bizahuriza hamwe abanyekongo, yarimo itegurwa na fondasiyo ya Thabo Mbeki. N'ibiganiro bizabera i Johannesburg ni mu ntara y'Amajyaruguru muri Afurika y'Epfo kuva ku ya 3 kugeza ku ya 6 Nzeri. Ni nyuma y'aya magambo rero ibihugu bitandukanye byiganjemo ibyari bishyigikiye inzira z'amahoro, yaba ibyo ku mugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose bagaragaje ko rwose batishimiye habe namba iyi nzira Tshisekedi Tshilombo yatangiye. Bamwe mu banyepolitiki, abadepite n'abandi bakurikiranira hafi ariko bakomoka muri ibyo bihugu twavuze haruguru, bagaragaje ko ubu bwishongozi bwa Tshisekedi Tshilombo ko butari bukwiriye, na cyane ko iyo batinjira muri ibi biganiro ubu ngubu intambara ibigeze kure, aho benshi bagaragaje ko Tshisekedi yirengagije uruhare bamufashijemo mu guhagarika iyi ntambara yari igeze kure, kandi yari intambara Tshisekedi Tshilombo atashoboraga kugaragaza ibimenyetso by'uko azatsinda. Benshi mu batumiwe mu biganiro bitandukanye cyane cyane ibyo muri Afurika y'Epfo bakomeje kugaragaza ko bazitabira, gusa hari n'abandi bagaragaje ko batazabigaragaramo. Abahagarariye guverinoma, intumwa nkuru z'ibihugu, abayobozi b'amadini nka Donatien Nshore uhagarariye Senko, Eric Nsenga uhagarariye ECC, abaharanira uburenganzira bwa muntu nka Jean-Jacques Lumumba, Bienvenu Mutumo, ndetse n'abanyepolitiki bo ku ruhande rutavuga rumwe na leta nka Joseph Kabila, Moise Katumbi Chapwe, Martin Fayulu, Seti Kikuni, Mbusa Nyamwisi, Jean-Marc Kabundi, Delice Sanga na Claude André Rubaya. Harimo n'abandi benshi cyane
bahagarariye inyeshyamba nka Colonel Nanga uhagarariye AFC M23, Thomas Lubanga uhagarariye CRP, abo bose batumiye muri ibyo biganiro byo muri Afurika y'Epfo, ndetse rero bamwe muri aba tuvuze haruguru bamaze kugaragaza ko bazitabira, ni mu gihe abandi batazabyitabira. Ku ya 30 Kanama, Tshisekedi yahamije ko ntabwo we ngo azemera rwose ubuhuza bw'abanyamahanga, nubwo inzego zitandukanye nka Union Africaine cyangwa se African Union, SADC na EAC bagiye bohereza abahuza bagamije gushyigikira ibiganiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kino gitangazamakuru cya Jeune Afrique gishingiye ku mvugo ya Tshisekedi, biragaragara neza ko yaba African Union, SADC na EAC bose Tshisekedi arabashyira ku ruhande, akagaragaza ko yifuza ko ibibazo bye byakemurwa n'abanyekongo bonyine. Abo barimo uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo, umukuru w'igihugu cya Togo Faure Sozina Nyasingbe, bamaze kenshi gusura Kinshasa bakomeza guhatira perezida Tshisekedi gutegura ibiganiro, ariko kandi yongeye kubatera ishoti agaragaza ko atifuza ubufasha bwabo. Tshisekedi yavuze atya: abirengagiza ibiganiro biduhuza abo bose n'abifuza inyungu mu gihugu cyacu. Abagira neza bose badufasha gukorana ibiganiro hagati yacu, yego ni byiza, turabashimira, ariko ndababwira ko nabo bafite ibindi byinshi byo gukora. Nibatwihorere natwe dukemure ibibazo byacu hagati yacu nk'abanyekongo, maze nabo bagende bicare bakemure ibibazo byabo. Kwa 25 Kanama, amadini Gatulika ndetse n'abarokore bifatanyije n'andi madini kugira ngo batangize ibiganiro cyangwa se inzira igamije gutegura ibiganiro by'igihugu byose bizajyamo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abanyamashyaka bafite icyo barwanira cyangwa se bitwaje intwaro. Ariko Tshisekedi yabivuze mu buryo bweruye agira ati: nka perezida ushinzwe imikorere myiza y'inzego no kurinda ubumwe bw'igihugu, nta na rimwe hazabaho ibiganiro biturutse ahandi hatari ku gitekerezo cyanjye bwite. Tugomba kuganira nk'abanyekongo bifuza kubaka igihugu cyabo ndetse no gusobanura ibibazo byabo atari abashutswe n'ibihugu by'abaturanyi. Ibi byose rero ariko ntibivuze guhagarika ibiganiro biri kuba hagati ya Kinshasa na Kigali i Washington, cyangwa se ibiganiro biri kuba i Doha hagati ya leta na M23. Kino gitangazamakuru cyakomeje gisubiramo amagambo ya Tshisekedi aho yagize ati: ibikorwa bishyigikiwe n'ibihugu by'inshuti bishaka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yacu ibaho mu mahoro, bigamije guca burundu imbaraga mbi zituruka hanze. Bityo rero twebwe ntabwo tubyanze, tuzakomeza kubishyigikira. Ari naho kino gitangazamakuru cyakuye uyu mutwe w'amagambo ugira uti: Tshisekedi Chilombo yego akomeje kwihunza abanyamahanga, ariko nanone akaruma huhampo, aho cyagize kiti: yego murakoze, ariko nanone oya nimugende. Birumvikana, nyamuneka nta kindi nagusaba mwaka kanya uretse kukubwira ngo kora subscribe nimba usanzwe udukurikira utari wayikora, ariko kandi nimba nawe ari ubwa mbere udukurikiye, nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuzajya tukugezaho ajya ahita kugeraho direct ako kanya.